umubona ute ntago nigeze nifuza ko Silas agiye gufungwa cyangwa aheremo urumva nakoze ibyo nagombaga gukora nakoze inkuru aramuburiza umwana w'umunyarwanda icya kabiri abo muri kuvuga Kariza nasebye ni jewe Silas yateye inda yafunzwe n'ibyo yakekwagaho s'il vous plaît mugabanye ubujiji. By the way, agerega mbaze mubwire abasambanyi bagenzi ba Silas bamereye nabi. Reka tube tuyagenda dupureyinga gake noneho tubage abasambanyi bagenzi ba Silas. Ahubwo umusambanyi Kariza, umusambanyi kazi. Gutese Kariza ko tweze tumuza ari umunyamakuru. Reka nkubaze. Reka mvi muzi Kariza wumve Kariza ndi kuvuga. Kariza ni muntu cyubundi wowe ute wamumenye ryari? Niwumva umuntu mwambura icyari cyo nkamwambika ikindi kintu ari cyo. Tuze kugira Kariza wamumenye ryari wamumenye uti? Kariza muzi abana na nyirarume. Nyirarume harya bari iki cy'umuntu. Nyirarume ni musaza wa nyina. Musaza wa nako. Agashire mu ndimi zumvikana. Musaza wa mama. Musaza wa mama we. Musaza wa mama we. Amurera mu buryo bwose amureresha imboro. Inyi y'abagabo no kuvuga ngo musaza wa nyina yarazi igihe umwana agira mu mihango ko yayigiyemo yarayimumenyereje cye yaramumenyereje y'abagabo. Ayo makuru yafite ute? Musaza wa nyina yamenyaga ko umwana agiye mu gihe cyo gusama ntatoreho. Noneho umwana kubera ko yarari muri ukunda kumenyera gusambana kubera kumenyera y'abagabo mu gihe musaza we yagiye musaza wa nyina ubwo nyirarume mu gihe nyirarume yamushize muri periode kuyanga adasama undi akagira ngo wenda yamuhaza abaranyarutse kwa mbese cyagiye ikiruhuko kumba ubugere yaramuryohanyemo yumvaga agomba kujya yibona buri munsi noneho mu gihe musaza wa nyina amushize muri periode kuyanga adakora amahano akamubyaza umwana umukobwa arasimbuka yitangira kumbasi hanze. Ko numva amabere yikoza ntuza aho kugira ngo abone ko musaza wa nyina ashize kuba Kariza yaramenyereye ijeke y'abantu bakuru afite ikibazo cya toroma mu mutwe bamurebe neza kuba baramufashe ko ngo fakira umwana bakamutoza akanamenyera igikoresho cy'abantu bakuru kitamukwiriye bamuhagika afite ibibazo byo mu mutwe akeneye abaganga bamuganiriza. Njewe impamvu uburyo ikibazo cya kabiri Kariza buri urashaka kuntra mu ijambo uraza kuma coating yawe nyuma nacyo reka Kariza ubwo sakubiswe isheke n'undi muntu ukonkobotse musaza wa nyina aramureba aravuga ngo ngiyewe nta gifunguro ryanya ryo gukinirwamo n'imbwa n'abandi bantu bose nazi itumvira mu rugo ahita mwirukana niba bamubwira ngo uriya mwana afite ibibazo byo mu mutwe. Amahoro y'Imana nabane nawe wowe wakoze subscribe kuri Duhinduke TV ndetse na Feza TV show. Uyu ni wa mwanya rero tugenda tugaruka kuri bimwe bigenda bicicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda hose mbagererayo. Inyuma ya kamera njyewe nitwa Irebe Aisha, imbere ya kamera na Arufa nyawe nk'ibisanzwe. Rero reka dutangire Arufa adusuhuza anatwibwira. Yes bayi kaza kandi none njyewe rukumva n'umwana wanyu ibintu bisanzwe ku kibanza ndemewe tugiye kubana bihagije kandi nzi neza ko muraza kumera neza. Hari ukuntu njya kuvuga ku muntu nkabanza nkatuza atekereza kabiri nkavuga reka nekereze uyu muntu banze mutekerezeho ndebe umuntu wibasiye umuntu ndebe icyo kintu kibasiye undi muntu ni cyiza ni kabutindi ni virusi ubwo hari igihe ubona umuntu yarataye ubumuntu akagira ikindi kintu kimuziramo. Iyo urebye nka Kariza ntago njye mubona nka Kariza. None ko wihutiye kuri Kariza mbanza oya sha oroshyaho mbabarira wikiwe Kariza mubonamo ikintu mubonamo nk'iki gifite amenyo menshi cyane kijyana. Yego none se wowe umubona ute Kariza umubona utabeshya? Kariza mubona nk'umunyamakuru
nta munyamakuru ariko uzi ko umwuga w'itangazamakuru biba bintu bya YouTube bimarije gutesha agaciro umunyamakuru. Ntabwo ari umunyamakuru. Umwuga w'itangazamakuru ntabwo uramubona nk'umunyamakuru. Mubona nk'iki ngokora introducing umuntu wakubaza ngo Kariza ni muntu ki? Kariza umuzi? Kariza ni kintu ki? Ni muntu mubonamo ntabwo mubonamo ubumuntu. Ubwo umuntu aba umuntu kuko afite ubumuntu. None zina natamubonamo umuntu uramera umubona ute? Ukibona gute? Nawe urarengera ikintu kimurimo. Ntabwo nge ndi gutukana afata ikiganiro nsubize cyangwa umuntu akimusharira. Ikimurimo nicyo ndi kuvuga kandi mwese muri abantu bakuru. Hari igihe umuntu iyo bavuze ngo umuntu mubona ute, ni igihe ubona umuntu ufite ubumuntu, sibyo? Umuntu aba umuntu afite ubumuntu. Niyo mpamvu uvuga ngo niyo bwatakaye ntago abakiri umuntu ari inyamaswa. Umubona ute? Umubona ute rinde ubuvuze umuntu murimo. Noneho iyo afite ikindi kintu kimurimo ukibona ute rero? Ese ni iyihe mpamvu uvuga ko Kariza umubonamo nk'ikintu? Kariza mbere yuko umuvugaho reka manze praying amwe mu majwi ye, urumva ubashe kumusobanura n'abantu babashije bamenye uwo Kariza turi kuvuga ari ibyo byiza. Tagahinda oya gashire ya danje. Uri kunyumva? Ibi mu kwikinda itarimo kuzuyaza, itarimo kureba. Noneho nyirarume nk'umuntu wamucungiraga hafi kandi uzi buri kimwe, ntago yari kweberwaho umupira winjiriye mu mazamu. Abaratwise abizi neza ko ari we watoje akana. Yaramutoje umwana amanye kumutoza no ntago urabona umwarimu wigisha umwana kubera ko ari kwigisha wenda nk'umwarimu akakwigisha nka primaire, yajya kwiga kaminuza agasanga wa mwarimu wa kaminuza akaba ari wo mwigisha kaminuza. Gusa ntago dufite abaganga bigishijwe n'abarimu, umwarimu akajya kwivuza ko uwo muganga. Ibyo bintu uri kubyumva neza? Nabyumvise. Dufite abarimu bigishije umuganga, noneho kandi barwara bakajya kwivuza kuki ku muganga. Uwo rero niwe Kariza. Uwo Kariza niwe wasimbutse akorera agatangaza nyirarume. Amajije gukorera agatangaza nyirarume, abazanye inda y'umuhungu kongobotse. Mu gihe nyirarume yamushyize muri pause, umuhungu ahita amushota ku mazamu. Ahita agira ate? Ahita amushota, ahita atsinda nta kuzuyaza, ahita amutera inda. Noneho nyirarume nk'umuntu wacungiraga hafi ikiremwa yishyiriye muri pipiniyeri, nta kuzuyaza ahise amenya hinda kivuye hanze y'urugo. Sinzi niba ibyo bintu uri kubyumva. Ndi kubyumva. Abantu badukurikiye sinzi niba bari kumva uwo Kariza wafungishije Sirasi, bumbisha ari Kariza batazi uwo ari we, batazi amabara ye n'uburyo ari inyamabi. Kariza rero yakuze buriya asa nk'umuntu warwariye akadege Sirasi, kuko Kariza mu gihe yabaga ari kwa nyirarume yumvaga indirimbo za Sirasi nk'umusitari. Sinzi n'ibyo bintu uri kubyumva. None izo ndirimbo za Sirasi zamwomoraga uruguma nyirarume yamuteye. Mu yandi magambo, kubambisha Sirasi bishingiye ku irari ryo kumwifuza. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Kandi bidashoboka. Reka ngiye kubwira uburyo mbyumva. Uzi ko ngiye ushobora kukwifuza, namara kukwifuza kakubura. Buryo se wamwifuza ugafungisha umuntu. Tugira abagome bateye gutyo. Reka ngiye nkumvisha uburyo mbyumva. Uburyo mbyumvamo. Uburyo bwumvamo ntabwo bikosora uko mbyumva. Uko ngiye uko mbyumva n'abantu badukurikiye wakibaza ngo Kariza afungisha Sirasi nkane. Birashoboka. Gutese. Ibyo bikomera byose. Buriya ibintu. Uzi buriya bugoma ahantu buva. Icyambere rwo mubwira ahantu buva. Uri kunyumva? Ahita amwirukana. Amaje kumwirukana, uwo niwe Kariza ndi kuvuga. Tata kugira ngo nundi muntu. Kariza azinga nahagiye kuko amuteye inda. Ntago yari ahari. Biragaragara ko atari numwe kuko ntago yari amuzi. Kuko hajyagamo benshi mu gihe nyirarume ashyize muri pause. Habwo nyirarume yari akizubaye. Uri kumva ko n'iyindi itajyamo, nyirarume yari kugomeza akabazi ngo ifunguro nige kandi ikibuga kirimo n'abandi bake. Ahubwo nuko umujura ari uwafashwe
umujura utafashwe ntabwo aba ari umujura. Kariza nyuma yo gufashwa rero ujya gufatwa baramwirukana, nyirarume aramwirukana, amaje kumwirukana aragenda ajya kwishansiye. Shansiye Baza ngo yagiye kwishansiye gukora iki? Gukora iki yede se? si bwo kwishansiye Yari kugikora tese. Inda yeguka. Uretse ko nuko ari n'umunebwe yaza ko atari umuntu watoromatijwe n'ubusambanyi, yari no gukora iki yede bigashoboka. Ariko kubera ko ifunguro ryiwe ari igitsina gabo, yagukoreye iki? Yahise afata wa muzamu, ahita abana na wa muzamu hehe kwishansiye. Umuzamu wo kwishansiye nawe havuye ijeke ya nyirarume, gusa kuri yase havuye ijeke ya nyirarume, ijeke ya nyirarume ivuyeho, hagiye hiza abandi bantu tutazi umubare, kuko umuntu ntago ajya gufatwa bikoze rimwe. Noneho icya kabiri, yaza kuba bikoze rimwe yari kubazi neza uwamuteye inda, ntawe yarazi. Niyo mpamvu yayobotse inzira y'umuhanda kubw'amahirwe yikubitanira n'umuzamu. Muzamu aravuga ati gahunda ukuntu imeze kwa Miraha tubura aha muri tente na Kariza ubuzamu. Kariza akora ubuzamu, ariko ibaza ariko urwego rw'uwo muntu uvuga ngo aho kuyangonye nkoresha amaboko mbeho zatumwe n'uzankomokaho, akavuga ati ngewe nzemera ngarame, nashaka abatoga, nashaka abakora mu isogororo, nashaka abameze ate, ariko anunge ntakoze. Urumva uwo Kariza byo mubwira ngo afite ibibazo bya traumatize yo mu mutwe. Niyo mpamvu ngiye na kotinze nshingira ko yarwariye akadege Silas akaba atamwemera. Oya ntago ariyo mpamvu Silas ubona yamwemera, ntago ariyo mpamvu. Reka ngiye nkubwire abantu badukurikiye batubwiye muri commentaire iyo nkuru ya Kariza ntago nari nyazi. Ayo makuru wari uyazi? Rero reka mbafite amakuru mba nipfatiye kuva mu mizi. Reka nkubwire ngewe uburyo numva iyo nkuru mushuti wanjye. Reka nkubwire uburyo numva nshingiye kuri iyo story nteye. Akariza none se abantu nabo mubwira ukuntu yavuye aho ku muzamu akajya kubiremera. Urabizi sabyo? Remera heza abana n'abandi bakobwa b'indangamiro. Gahunda yari ugucuruza umupuri, ahubwo ikibazo wari waramuhombeye kuko yawucuruzaga nabi. Nguki none se umukobwa nka Kariza yari kubura undi muhungu yihomaho akaba amufashije kugira ngo ajye ku muzamu kwishansiye, ariko uri kubyumva munsi ya sima y'igiko umusumari ushobora kumujomba kunda. Ubundi se bakuye ko umuzamu ajyamira amato kubikarito. Ibyo nabyo shatse kuvuga ko Kariza yarinda iciriritse. Ibyo nabyo gufata umuntu nka Kariza uryamye ku gikarita twite nabyo byamwongera ibibazo byo mu mutwe. Ku gikarita cy'umuntu utari se w'umwana, ibyo bintu byumve neza. Njyewe nawe dushobora kubana. None se ubwo urumva iyo aza kumenya se w'umwana yari kumusanga cyangwa akamubwira ati yinda ninjye nawe. Reka nkubwire ntawe yarazi nyine uri kumva ivoma ryavomweho na benshi. Uburyo numvishe iyo nkuru ya Kariza uri kubyumva? Birashoboka mu gukurikirana Silas kuriya amwiruka inyuma ashaka kumufungisha, ashaka kumuhezamo. Birashoboka ko ari ibikomere yatewe n'uwo musaza wa nyina wamufata ku ngufu akiri mutoya. Ibikomere hanyuma se ubu Silas yidekaraye. Silas kumuzi akabwira Kariza ati ngenda kubabariye twereke isi kumbereye umugore. Kariza ntago iryo jambo yabyumva vuba. Oya ubwo ntago yabyumva vuba byagora. Ariko atabyumva shayo wabaye inzerereze baravangiye abaye yaraye hanze yabaye intwari. Ako Kariza mbanza mufitanye ikibazo. Nta kibazo. Nta ndayi ikizwa ngo imarizwe yereke kuba indaya. Noneho indaya ya make. Make se gute? Yandagaswe indaya irara ku gikarito kugira ngo indaya ivuga ngo ngewe ndemera wewe muzamu. Unge mu maguru ariko umigikarito nyirareho. Ariko kwishatse ujye ubona hana amazamu barara. Reka dukomeze wumva uburyo Kariza yakomeje asobanurira abanyarwanda impamvu. Kariza yibasira Silas aramufungisha. Ifungwa rya Silas riri hejuru ya Kariza uwo nguwo. Reka nkomeze noneho wumva uburyo yavuze ngo abantu ngo bagabanya amagambo ngo nago yasebye ngo yarengeraga umuntu katirengeye.
katirengeye icyo gihe arongorwa na nyirarume ribu n'ibitari hari na polisi n'yari hari ubundi se ribu yari bujana n'iki kuba yari hari niba katirengeye niba yarazi umuntu wamuteye inda katagiye kumurega ngo amufashe yenda yagira ngo ni mu gihe icye atarafite ubwenge bwo kujya kurega ubu nagutera inda abashe kuba yakirira ibikomere ku bandi bafite ibibazo ari umuzamu n'umuyede umuntu yembwa amafaranga menshi ni se umuzamu ntago mbizi yego umuyede niba umugabo wateye inda Kariza yari umuyede ntago Kariza yari kujya kubana n'umuzamu wo kwishansiye atagiye kurega uwo muyede avuga ati ngewe uyu muntu yaneye inda ahubwo nyabo ko nkubwira ngo aracyafite turoma nyinshi buriya ubu ari kwitegura kuzasubiza umwana se arinde ubwo umwana wazamubwira ngo umwana azi se nyine ntawe azi usije kuvuga ngo mwana wanjye ngo ndabona usa na kanaka ndakeka kuri wa kanaka abantu bashobora gusa kwera ko yakurakuje cyane ariko se bura wa muzamu yaramworoheyera umuzamu yenda yaramucumbikira ariko umuzamu yaramufashije gusa hari abantu bashyira mu gaciro amucumbikira gusa se na nyirarume wamucumbikira ari nyirarume ntiyamucumbikiye gusa none utari nyirarume nawe kumucumbikira gusa ariko mwagiye mureka Kariza iyo ni toroma y'imnuza zitandukanye iz'abagabo zitandukanye zamaje kuba mu mutwe nyinshi kandi zikakujyamo se no ku myaka yawe ukora ubushatse wakwidekarara ukajya ufata izo ku rwego rwawe ariko wowe nkubwire Kariza hinduka ushyira hasi Sirasi umuhamahoro ntago nge ndi intumwa ya Sirasi ariko ubwo kurimo kuvuga cyane gutyo waretse nkabanza nkumvisha abanyarwanda uburyo yasobanuye akimara kubona ko ikiganiro yakoze ejo bundi kuri cano yiwe nagenda kure yubakiye izina kuri Sirasi gute se mbere hose se Kariza yarinde ntiyakoraga akora iki kuri cano akora kuri cano se mbaza ngo yavuye mu buzima bwo kuba indaya ya make ryari nukuvuga ngo cano ya Kariza inkuru iriho yayizamuye yanacuruje ikanatuma Kariza ndi kukubwira wowe n'abandi bakuzi kubera ko wubakiye izina kuri Sirasi ahubwo uzagenda usure Sirasi umubwire ngo wamaye umugati buriya Sirasi navuga ko yamukamiye uti Sirasi kugufungisha mbabarira imbabazi byatumye mbona umugati byibuze ugenda unamusure Sirasi n'umukristo azakubabarira bavuyeyo banakora ikiganiro reka nkomeze wumve none ibyo yasobanuriye abantu Kariza igihomora reka wumve inzerereze ariza kuvuga ngo indayazo ngo ngenzi za Sirasi Kariza ntago ari nge wafunze Sirasi ari we wafunze singe wamuregaga nakoze inkuru nkanjye Kariza ntabariza umwana w'umunyarwanda pozinga gatoya cyane ayi aravuze ngo Kariza singe wafungishije umuntu wa Kariza nakoze inkuru yakoze inkuru yo gutabariza uwo yaburetse araye musi wabonye itangazo yasohoye tugenga abanyamakuru nubwo atari umunyamakuru umwinfluencer araye musi yaravuze ngo kora itangazamakuru aho kugira ngo ube umuvugizi yabaye umuvugizi se tubimenye yari umuvugizi none se reka nkubaze ukuntu uramugora ahubwo afite irari n'akadege ko kwifuza no kurarikira Sirasi muri icyo kiganiro aranavuga ngo nibamusobanurire baramusobanurira nkandi ngo uburyo Sirasi yafunguwemo ngo n'igitumye atagifunze ese ubundi gufungwa kwa Sirasi bimariye iki Kariza ese ubundi Sirasi niba afunze kugera ku nsinzi nicyo kintu cye byamumariye niba Sirasi afunze Kariza ari gutunga uwo mwana Sirasi yateye ari kumugaburira avuga uti wakoze amahano amukoreye ubuvugizi ababishoboye baramufasha wavuze ko impamvu ubona abikora kuriya afite igikomere cy'abagabo babi sibyo niba afite igikomere cy'abagabo babi yafungishije umugabo mubi asigara afasha uwo mwana yasigaye nyine amukoresha ibiganiro ababibonye baragira bate baramufasha none kuki atamuhaye kuki atamubwiye ngo ngiye kuzajya dore se w'umwana wawe ndamufungishije njyewe Kariza nzajya guha umushahara w'ibihumbi 100 bya buri kwezi n'ubundi so
ntago ahari ngabigwe kandi nta nubwo anakwemera. None se ubukari kubangwa bamuha ubusobanuro Libira ishaka kujya gusobanurira Kariza. Urukiko se rujya gusobanurira Kariza. Wibuke neza ko Silas ntabwo yarekuwe na Libira. Yageze mu rukiko. Urabizi nabyo. None kandi hejuru y'urukiko nta muntu ushiraho umwanzuro hejuru y'urukiko. Warabizi? Aya? None Kariza aje gushiraho umwanzuro hejuru y'urukiko. Ashaka ku rukiko ahubwo nyakubahwa muyobozi w'urukiko. Waje ugasubiza Kariza kagukoresha kaguheba. None se ubu nkumvisha ikiganiro cya mbere bakoze Silas agifungurwa na Kariza. Wumve none uburyo yamwivugishagaho. Kariza ni inzoka ni kirumira habi. Ni ingajya. Ariko ni ingajya ifite ibibazo byo mu mutwe. Umva none ikiganiro yakoranye na Silas, urumva n'uwitwa Pastor Claude. Urumva? None se buretse gato. Ariko nawe unyumvira abantu wahuje. Pastor Claude afite ikibazo cyo mu mutwe. Se Pastor Claude we utangiye kumutukira iki? Pastor Claude we si muzima narabikubwiye. N'abantu baranabimubwira no muri commentaire. Wakeneye nanubwo akeneye kujya ajya Indera bakamuha imiti. Sibyo? Ese ko ari bo bari bagiye kwakira Silas. Uretse baramwakira se Pastor Claude wagiye kwakira umurambo wa Gogo ntago uzi ibyo yakoze. Uwo niwe muntu uvango wakiriye Silas. Akajya kwakira umurambo utari wa Gogo. Umva ikiganiro bagiranye. Uretse gato. Pastor Claude na Kariza bose bakeneye ubuvuzi bungana. Ntago ro akambwira ngo inkuru yakozwe na Pastor Claude ngo na Kariza. None se Pastor Claude nkubaze inkuru nzima akora itari igihubika, itari kirabaye, itari igihuha, ubona iri mu buzima. Wavuga ngo niyi nkuru yakoresheje Silas we na Kariza, wenda kuko Kariza ari kumwe na Silas ni muzima, ni yihe wayimbwira? Ushobora kuyimbwira? Kucecetse wayimbwira? Nta Kariza nta Pastor Claude bose ni igihuha. Ni babi wawaye. Ahubwo buriya ese bazamwitende Pastor Claude Kariza. Abe mushiki wa Claude. Dukomeze wumve rore uko Kariza ukomeza babaga namwe ababwira ati munkure w'umunwa. Niyame abantu bose binjiji bari kumva ko ibintu byose biri ku mutwe wa Kariza. Nawe ari wowe, ari mushiki wawe se cyangwa se umwana wawe ari umuturanyi, umunyarwanda wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Do you understand me? Biravuga ko umunyarwanda wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we. Katajya gukora inkuru kwa bari abana bo mu muhanda babyarira mu muhanda. Atekereza ko ari abana bo mu muhanda bagenzi babo babaterera. Ujya atabakoraho inkuru. Kamera ye ntago ikamera abana bo mu muhanda. Ntago ibafata. None se ntago abana bo mu muhanda ari abanyarwanda. Niba yaragize impuhwe uretse aravuze ngo yakoreye ubuvugizi umwana w'umunyarwanda. Bari abana bo mu muhanda ntago ari abanyarwanda. Ntago bahetse se, ntago babyara se, babyarana nande se, babyazwa nande se, bujuje imyaka se yo kubyara, nta butabera se bakeneye. Ko wumiwe uwo yarabaye hafi yari uwo nguwo. Nta butabera se bakeneye. Oya barabukeneye. Ese ubundi kashakira abandi ubutabera, we nta butabera akeneye. Kuri se w'umwana gagaragare wanya tunamubona cyangwa nuwo se musaza wa nyina nawe abashe gukurikiranwa, cyangwa kubera ko ibyo bintu yamukoreye bidasaza. Kuki we adakeneye ubutabera bwe kajye kurega? Ariko mwagiye muhumuka mukara abantu barenzwe n'ubugome bwabasabitse mu mutwe. Umuntu ushobora kwifuza ko wajya muri gereza akagushakira gereza abonye n'uburozi yabuguha. Nese buriya yapfaga iki na Silas ku buryo yamwiruka? Nakubwiye ngo na kadege. None se urabona impamvu yindi ari yihe? Ahubwo Silas genda urebe uyu mukobwa n'ubu aracyafite trauma. Haracyafite trauma ya Silas. Haracyafite trauma.
ahubwo ahari wenda Silas namuha ahubwo ikintu ngiye maze kubona nuko uyu mukobwa ufashe telefone ya Kariza isoni. ufashe telefone ya Kariza nta ndirimbo ya Silas wasangamo. Oya ikatureka ibyo by'inuzi. Uyu mukobwa wonemereye ko ari rwabuze isoni nta kuntu wakiruka n'umurwayi umufungisha nurangiza nanataha ujye kumukaraho inkuru ahubwo uwa mbere kanke munahuri. Ni bya bindi bivuga ngo umuntu arakuroga utapfa akajyaza kukoza ibirenge yongeramo ubundi. None se ko yamwakiriye nk'umuntu umukunze akanamucuruza akaba ari kugaruka akavuga ngo ubutabera nibusobanura uburyo yasohotsemo kuki atayibajije Silas amaze gusohotsa cyangwa ngo ajye ku rukiko abaze ngo Silas atagiye aho barekuriye Silas ajya kuri gereza avugana na directeur wageze bati uyu muntu mufata mufate kuki umurekuye ko yari aharataha katabibajije umuyobozi wa gereza. Ushobora kumbwira impamvu katabibajije Silas? Icyo rero nicyo arimo kwanga, arimo kubaza ibyababwa ati kubaza ibyanagane muganga ninjije ahubwo ya nyuma y'izindi ako ubundi igeze abona umwanya wo kwiga. Se ari kwiga gute kandi yarari muri ibyo bibazo? Amashuri yize ariko arabaye yakuyemo umwana se. Ese wumvisha atavuze icyongereza ngo do you understand me? Ne do you understand me nyine shaka ko atazi nicyo bivuze. Ariko amashuri afite yakuyemo umwana atazi se. Ese si diplome simamya bumenyi se hako bakariza amanza hari ikintu hari ikibazo yasambana inshuro zose amaje gusambana mu buzima ntakuremo umwana buretse afite experience mu kubyara. Ahubwo ikibazo njya nibaza bivuga ngo buretse ngubaze uriya mugore aracyari umukobwa w'umwita umukobwa ubyaye rimwe akabyara kabiri akabyara gatatu ni umukobwa wo mu ngoma yajyanye akariza se akariza nyine. Ahubwo bazanga abo bana ubundi sinahamya neza ko bahuje na base gute se ivuyemo kidasubira manza nawe uri umu ex we ariko se hoya cyewe ntago umuntu umwana anabyamana nawe ufite ubugome bungana kuri ariko shenge agirira ubugome abandi. None se abagabo bose bamutera amataka atajya barega ababishaka abikora bishaka hanyuma se no bamuteye inda kwa nyirarume bakamwirukana yarabishakaga yashakaga guhobagira se kwa nyirarume se yarabayeho nabi yaramutunguye. None se amakosa ntabaho kandi agakosora yaramutunguye. Ayi urakoze uratunguwe nawe uranunguye. Reka ibi nibyo akomeza avuga hano reka nze mbikumvishe. Uyu mukobwa ni mwakomeza avuga mu hano reka wumve uyu mugore ubundi byo nyine no kuba ari umugore akaba atemera izina ko bamwita mama kanaka nabyo ni igikomere. Umva hano uburyo abiyama ngo DNA ubu ngubu ziri kugaragaza yuko adafitanye isano n'uriya mwana w'uruhinja kandi mu rukiko rw'ibanze batugaragarije yuko laboratoire yasohoye yagira ngo ibisubizo by'uko umwana ari uwe 100%. Silas yarakurikiranwe n'amategeko. Statement yakozwe ngira ngo RIB ntago ipfa gufata umuntu ngo imufunge gusa barabanza arahamya ngo ese niba RIB idapfa gufata umuntu ngo imufungire ubusa bamufunguye gute DNA zasanze atarize kandi arongera arisubira ngo baza gupima ngo basanga umwana ari 100%. Umwana bapima iki DNA kandi yaramaje kubanza akavuga ngo basanze atariho. Ariko ubundi yambaye ngo amashuri yize no kubyara gusa yongera nagaruka aravuga ngo ariko DNA atekereza ko DNA ahari ari nk'ikintu bomeka ku mwana mu gahanga. Kano kana ariko yabanje kare mu kiganiro twabanje guplayinga aravuga ngo ngewe sinjye ufunga sinawe unafungura ari kubaza iki sinjye wafunze Silas sinawe wanamufungura arimo arabaza uko yasohotse gute niba RIB
itarenganya nk'uko abivuze hano. Yashatse ubutabera yabubonye, uwafunzwe baramurekuye kubera ubutabera, ari kuburana iki? Si ubutabera se? Si yavuze ko yakora ubuvugizi umuntu ashaka ubutabera se? Ubutabera se ntago babutanze, umuntu bakamufata bakamufunga, bakanamurekura. Ikindi ashaka ni bamurase se, bamwice se, bamusubizeyo, bifashe icyakariza yicara tuje. Rega buriya ashobora no kwitwa buriya umuntu wafungishije igihe kingana kuriya, bari kuvuga ngo bapime DNA, nawe buriya araryama ntasinzi. bavuze ngo bapime DNA. Ufasha abana bakariza bagera muri 3 barenga 4 ni 4 uri kumva utaza kumva ndi kuvuga 3 ngo ugire ngo harimo na wa wundi ni 3 ushyizaho na wundi wo kwa nyirarume we ni nka kakana kandi ko mwishyamba 4 ariko ubundi gahunda ya leta yo kubyara bake ntago igima mu matwi ko bavuga ngo ko yavuze ngo leta yaravuze nese ko ashoboye kubarira. Leta ntago ari givuga, hari ikintu bikutwaye. Leta ntago ari givuga, leta ntago abakiragwe abantu babakire ariko ubwenge afite bumwemerera kubyara n'umunani azababyara. Nise niho ntafite umukunzi, sinumvishe muri iyi minsi ko afite mu diaspora. Banza wumve bari mu rukundo. Ubure nureba bari abana bi uko ari 4 buri mwana afite se umufasha. Ushobora gusanga umwana umwe afite base 3 bamufasha. Imana imbabari ugafata nka base babari abana bagapima DNA, ni watungura gusanze nta numwe ufitemo n'umwana. Ese urabizi neza ko abo bana nyine bafite base wowe? Ahubwo se numvisha amakuru yo yose uyazi, urabizi. Nese umwana udafite sabaho, umwana se kubwo uko gashobora kwikinisha ari ikinisha akatwita. Oke. Buri mwana wese yagendaga ahura n'igitsina, umwana wese ahari, buri mwana wese afite se. Kabone noneho indaya nkiriya ntago umwana agira suma, hagira base benshi. Bamara kuba base benshi bose abari se, umwana wawe yagiye ku ishuri, umwana araburaye, umwana arashonje, none niba uri se w'umwana kuki abo base Imana imbabariye bakaza bagapima, ushobora gusanga abo bose nta numwe urimo wabyaye bari abana. Ukuriya ntago apfa kumenya umuntu wamuteye inda. Wabona ko ari kibakwire se? Kibakwire bose bo. Erega shawu nakubwiye ngo ayi mbabarira ukureho kamera. Uriya mukobwa ari kunera agahinda. Hari ibindi wibutse se ngo utubwire? Uriya mukobwa ariko ibaze umuntu utamenya gahunda ya leta yo kubyara bake, ukabyara abana 4 ngaho da. Akose ababyaye babyaye 4 batagira bafite base 10. Afite uwo mu diaspora bazabyara abandi 2. Sabana 6. Akose mu diaspora ukiri umusore uzaza akarera akajya muri abo bana numvisha afite. Ukiri umusore azamukura sinavuze ngo ndashaka umugore. Umugore nkura ntago namushobora. Sinakuye ngo ndashaka utarengeje abana 2 se. Kuki se navuze utarengeje 2. None ibaze ufite abana barenze 2 bafite basi kandi aho ngo ngaho yonyihora yone, uwo mugabo uzajya kwihanganira inyamanzira nyerera niyo uzajya kwihanganira abo bana. Uwo mugore bagomezana basi babana kugira ngo batazi bagomeza basubizaho uwo mugabo azavaye muri Amerika, niba ari Amerika niba ari Canada. Aba diaspora nabo baciye ubwenge. Amafaranga yabare yarabuze mwana nayo gutera inyoni se akaki natuze dufata umwanzuro tunasoza ikiganiro. None se dufata umwanzuro ubu Akariza na Sirasi uri kubyumva? Ubu ngubu ubaye Sirasi waba umubanye na Kariza gute mu by'ukuri ko njya mbona barimo gukorana ibiganiro? Imana iravuga ngo mubabarire kandi mubabarire rwose. Nicyo Kariza yakoze, nicyo Sirasi yakoze. Ariko none hari ahandi hantu ijambo ry'Imana rivuga ngo umugire umwete wo kunkunda, mugire umwete wo kunyegera, nimunkunda nzabakunda. Ubwo ni Imana yivugaga. Njye utankunda ntabwo nagukunda.
ndi Sirasi rero njye mbaye Sirasi dufata n'umwanzuro turasoza akariza yoroye inkoko nakorora gato kuko umuntu nkuriya ejo ashobora no kujya kumukoresha ikiganiro akagwa imvura kugama kwa Sirasi akahita avuza induru ngo Sirasi afashe ku ngufu kugira ngo amusubizeyo bakaba bamusubijeyo mu gihe bakiri kureba iyo ngufu ukuntu yabaye ese buriya ku ngufu aracyahagira ese umuntu ubyaye kane nyine nk'uko kane ku bagabo 100 ku bagabo batandukanye kane ku bagabo 100 ntabwo ari kane ku bagabo afite ku ngufura ariko buriya mu Rwanda n'abagore bafatwa ku ngufu barahohoterwa reka nsubiza aka kantu akambwira kariza kano kantu Bibiliya iravanga ibyo byose murabikora nk'abyibona mukangomanyije ubwenge namwe Sirasi ashobora kuba yaramushyize muri iyo karasi abanga ibyo byose urabikora nka kwihorera ukagira ngo uri umuhanga akaba amutezeje gusa Sirasi inama nakugira nawe Imana yaduhaye ubwenge bwo guhunga Satani n'ibyana byayo inama nakugira hunga umwana wa Satani kuko ntago mbona kariza nk'umwana w'Imana mubona igishitani kimutuyemo kandi cy'urwangano rwo kukwanga ayo marashaka kwica hazaza hawe Sirasi ira ni Satani iri kwica hazaza hawe nijyo nta n'ikindi denzaho namugendere kure yorora inkoko yorora gato reka nshime bakoze cyane shimira umwanya wawe wampaye rero nundi amakuru yacu nakagaruka tutagiye mu bintu byinshi niba uri mushyashya hano ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro banatubwira uko babyumva nta rwango nta kintu upfa na kariza ariko nta n'ikintu ushaka ko kimuza nawe umuntu nk'uriya ntago ari umuntu mwiza wo kugira inshuti ntago ari inshuti nziza reka soze rero nkushimira urakoze cyane